ikindi uracyari na searching nyine uracyashakisha mu basore bari hano hanze ukunda umusore umeze ute umusore umeze ute ko kigoye ariko nta bintu byo gutekereza cyane uri gutekereza cyaka igisubizo ubwo nakishe kandi buriya mu buzima abantu bakunda amafaranga ufite umukunzi uri gutekereza Alright, aha rero nanone ni kuri Rwanda Cinema. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye akantu kitwa ngiki ni surprise. No gutungura bamwe mu bakinnyi bakina muri filime zacu by'umwihariko uyu munsi tukaba tugiye gutungura bamwe mu bakinnyi babiri b'abakobwa ndetse banabana. Ahangaha ndi ni ku muryango wabo ngiye gukomanga mbasabe ko badukingurira ubundi dutangire ikiganiro. Wow. Ni karibu. Ko mudutunguye se. Ya ni muri wa mwanya nyine wa surprise turatunguye. Tuguye cyane murakabye karibu. Tuguriye makiri. Nisanzwe rero ikaze kuri Rwanda Cinema. Murakoze cyane. Ya. Iki kiganiro ndagira ngo tuganire muri make abantu bakurikira Rwanda Cinema bamenye ubundi mu buzima busanzwe abakinnyi ba Rwanda Cinema mu buzima busanzwe babayeho gute. Uyu munsi rero twahereye kuri mwebwe abakobwa babiri beza cyane ndetse mu comments tujya tubona ko abantu babakunda cyane ari kamera hanga watangira wibwira aba duteze amatwi ndetse bari kutureba ku nyakira amashusho yabo amazina yawe ubundi mu buzima busanzwe bitwande. Yeah. Nitwa Mishu muri Rwanda Cinema. Ubuzima busanzwe nitwa Benita. Icyamamare. Yeah. Yeah. Ego murakoze nanjye mu buzima busanzwe nitwa Uwera Rutegengwa Agnes ariko muri Rwanda Cinema muri filime turi gukina nitwa Mo Muringa. Ya muvuza amazina muri gukoresha mukina muri Rwanda Cinema muri filime yitwa The Promise. Wow, The Promise. Hejuru cyane. Yeah, Agnes. Urumva umerewe ute? Ni bonari. Wow. Yeah, rimwe na rimwe abantu bashobora kuvuga ati se Agnes mu buzima busanzwe ni muntu ki? Mu buzima busanzwe n'ubundi Agnes ni umunyeshuri. Ubu ngiye kujya S6 niga imibare economy na computer. Wow, that's good. Noneho se Benita Benita Mishu ni muntu ki? Yeah. Benita Mishu ni umuntu usanzwe ufite akazi. Wow. Nkora mu nzu y'ibitabo. Ego nkaba ncuje na Dashim. Ari hose ndamushuje nanjye ko ndi umukunzi w'inzu y'ibitabo. Nyine mfite akazi. Ego. Ndi single. Ariko muri The Promise mfite sheri. Wow. Yeah. Okay, ni byiza cyane muri The Promise ufite sheri mu buzima busanzwe uri single. Se nk'umukobwa ufite akazi byanga byakunda bari class kuntu. Nuko abantu baba bagutinya wenda bagatinya gutereta cyangwa no. Nyine hari igihe uba waragiye mu rukundo karuvamo kavuga ati kanihe time. Yes. Banze nyine bitekerezo neza nzamisubiraho. Okay. Yeah. Agnes kurundi ruhande ni umuntu mubana hatubasuye se mufitanye isano mu buzima busanzwe cyangwa nukuntu nyine abantu bahura tubakavuga ati reka natwe dukora agafamiye gato. Iyi ni murumuna wanjye. Ndabeshya. Ntabwo murumuna wanjye. Urabona tudasa. Okay, ni byiza cyane. Agnes yiga mu wa gatandatu senior 6. Ese ubutekereza ubuzima buguhishiti ni kiye kintu wumva ukunda wumva nurangiza amashuri yawe uzashyiramo imbaraga cyane? Ubundi mu buzima busanzwe nyine umuntu aba afite purpose nyinshi ariko buriya
icya mbere ni ukwiga umunsi umuntu yasoje kwiga azashaka ibindi bintu byo gukora kuko urabizi muri kino gihe kubona akazi ntabwo biba biri hafi aha nyine ni ukwihangira imirimo. Okay, ni ukwihangira imirimo cyane cyane nk'uko turi gukina filime bikunze nkasoza n'ubundi gikomeje cyangwa hari n'ibindi bikorwa nzaba ndi gukora yego ndi kumva na filime nayikomeza. Yego ngira ngo nibutse impamvu dusuye aba bantu babiri nuko Agnes amaze iminsi atari kugaragara muri filime turi gukina. Abantu bamaze iminsi batubaza ati se Agnes uriya mukinnyi twakunze turi benshi ari kuba hehe, nihe mpamvu iri gutuma atagaragara, watubwira? Ndikumva hashize nk'igihe kitari kinini cyane ntahari ariko ubu nagarutse nari naragiye mu rugendo rutunguranye nyine tu. Okay, twizere ko nari naragiye gutwikira. Okay, tuzo ya Uwera Agnes Rutagengwa, amazina menshi kandi meza, ufite inzozi zo kuzakomeza gukina filime. Ese mu bakinnyi ba filime hari ufatiraho urugero wenda wifuza kuzasa nkazo? Icyo kibazo ko gikaze cyane ntabwo navuga ngo mfatira kuri uyu nguyu urugero kubera ko buriya ari igihe umuntu avuka n'ubundi afite tara nyine tu nk'uko nanjye nshobora kuyigira n'undi akaba yarayigize. Wemba numva n'ubundi nshobora nanjye kuzagera ku rwego ruri hejuru nkarenga n'abandi bose ariko nyine nta mpamvu hari aho tuba twarabikuye nk'abandi basanzwe bakina ba Bijou bande ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni kuvuga ngo nta muntu ufatiraho urugero. Wenda reka tugaruke gato kuri Benita. Ese Benita ukunda gukina filime, ikindi ufite akazi, ese gukina filime no gukora akazi ibyo bintu bibiri kubihuza ni ibintu bikorohera cyangwa hari ukuntu haba harimo imbogamizi? buriya iyo ukunda ikintu nta kintu utakora nyine kugira ngo ukigereho. Nkunda akazi, nkunda filime, byose ngerageza nyine gukora time management ku buryo menya ngo akazi aya masaha ni akazi, aya nayo gukina filime. Ko ikintu cyose ukunda mu buzima ntabwo wakibura time. Wow, ikintu cyo ku managinga time. Yes. Icyo kintu nawe reka tukibaze na Agnes. Gukina filime no kuba uri umunyeshuri mu buzima busanzwe, ese nta kuntu bijya bigonga nenda bikaba byaba imbogamizi yuko ahantu hamwe ushobora gutsinda ahandi wenda nyine nshobora kubura umwanya wo kuba naza kwakitinga ariko ndakeka ntabwo byambuza kuba nakiga kuko mfite izindi ntego zitari kuba nakina filime ngomba kubanza nkaniga. Mbere na mbere ni ukwiga ubundi ugakina filime. Mu mafilime asanzwe ndabaza buri umwe, mu mafilime asanzwe ese ubu ni iyihe filime muri kureba? Genda kureba ihera mu Nyarwanda cyangwa mu zisobanura aho ariho hose. Genda kureba mu Nyarwanda, kureba filime yitwa Inzozi. Niyo ndi kureba cyane, ndanayikunda cyane. Agnes? Njye se ko ndi kureba nyinshi, hari iyitwa Bamenya na Gashugi zose. Na Gashugi, Bamenya na Gashugi, Inzozi ni filime z'inyarwanda ziri gukora ku mitima y'abantu benshi. Tuvuye ahangaha se ese hanze y'u Rwanda uri difura filime ya kera niyo ndi gusubiramo nyine nayikunze biba ngombwa ko njya nkayisubiramo muri Philippines. Yego. Agnes? Ngewe ntabwo nyaboneye umwanya kuko ntabwo mpari. Ese mubishobora gute kuba muri abantu babiri mubana ariko mukaba muri kureba filime ebyiri zitandukanye, mubimanaginga mute? Buri muntu wese afite agativi ke mu cyumba ukuntu. Uyu nguyu akenshi na kenshi aba kuri TV nyine ariko njya YouTube. Mu gukomeza ikiganiro dusa nkaho tugera ku musozo, iyo ibintu bibaye byinshi ari ukuntu atari byiza, nagira ngo mbabaze, ese njye kubabaza utubazo ndajya mbaza umuntu asubiza adatekereje cyane, sibyo? Ngiye guhera kuri Benita, sibyo? Ngiye guhera kuri Benita, ni utubazo duto tworoshye, sibyo?
umuntu ahita asubiza adatekereje cyane. Benita yego ukunda kurya iki? ifiriti. Okay, mu masaha yose abaho ni iyihe saha ukunda? Lunch. Okay, uyikundira iki? kuko nyine njya kuryama ku gafiriti. Wow, okay. Noneho tuvuge mu bantu basanzwe bavuze ko ukiri single, ikindi uracyari na searching, nyine uracyashakisha. Mu basore bari hano hanze ukunda umusore umeze ute? Umusore umeze ko kigoye. Arya nta bintu byo gutekereza cyane. Uri gutekereza. Ubwo nakisha. Jackie igisubizo. Ya, umusore wiyitaho nyine umeze neza, ugaragara neza physical. Okay. Ukunda umusore ugaragara neza physical. Ese ikindi kintu ukunda ni iki mu buzima busanzwe? Kijyanye n'iki? Tuvuge uri kuruhuka ukunda gukora iki? Nkora meditation. Ya, nkatekereza byose, ibintu byose nkasubiza ubwonko inyuma byose. Okay. Katujye kuri Agnes. Agnes bite? Amasomo yose yiga ni irihe somo ukunda cyane? Wanda math. Uri kungira iki? Ko cyane akenshi mu buzima duhura n'imibare myinshi, kubara amafaranga ntiwayatuguta yabaze, kandi buriya mu buzima abantu bakunda amafaranga. Ufite umukunzi? Uri gutekereza? Ndadusubiza ufite umukunzi? Oya ntabwo wigeze ujya mu rukundo na rimwe kuva wavuka? Oya. Unatubeshye. Beni natubeshye? Aratubeshye. Oya ntabwo mbeshye. Oya, hari igihe nari ndimo nganira na Benita arambwira ngo akenshi ukunda kuryama utinze, nibyo? Kuryama ninze rimwe na rimwe. Barimo guhinga. Uri kuri kora? Oya ntabwo ari cyane. Ya, tubyoroshye abari kuri YouTube. Nibyo. Ndabashimiye kubw'umwanya muduhaye, ikiganiro cyiza tugiranye. Hari ikindi kintu mwifuza kuvuga? Umwanya n'uwanyu kabisa. Njye kintu nifuza kuvuga, abantu bose dukinana muri Rwanda Cinema hejuru cyane ndabasuhuje, urumva bose kiss bose. Yeah. Good. Nanjye ikindi nongera mwakoze kudusura ngo mwadusuye mudutunguye. Ndabibona Agnes yari arimo ameze nabi. Cyena nifite proti. Okay, ngira ngo mbashimire inshuti bakunzi mwaduteze amatwi ndetse munatureba kunyakira amajwi zanyu n'inyakira amashusho. Iyi ngiyi ni Rwanda Cinema, tugushishikariza gukanda aho hasi ahantu handitse subscribe, ntiwibagirwe gushyiraho share ndetse na comment. Ikindi reaction zanyu dushaka kubona like zanyu, ubundi ibiganiro nk'ibi ngibi byiza, filime nk'izi nziza mubona buri munsi ku munsi, byegeranyo byiza kandi biryoshye byo nakagaruka. Ciao.